Muri Bibiliya haranditse ngo iyo umuntu asenga bameze nk'umwana uri kuganira n'umubyeyi we. Kandi Imana waravuze ngo uzagusenga yizeye azabwira umusozi ngo va hajya habikunde. Gusa ngiye sindi kugusaba ngo nimure umusozi, ahubwo ndi kugusaba ngo umakanya tuganire. Gira ibyo nkubaza n'ibyo nkwisabira. Mana aho mumeze mute mwijuru? Tumeze neza. Yiwe Imana iransubije. None se Mana marayika Gaburiyeli ari he? Marayika Gaburiyeli yagiye guca imbuto muri Edeni. None se Mana ubusitani bwa Edeni buracyabaho? Yego buracyahari, naho bwagiye. Nagiraga ngo cyajya Adamu na Eva bamara gukoreramo amabara wahise ubutwika. Nabutwikane nanjye nyenera kurya, ubwo nanjye naba nihimye. Mana ndagira ngo nkubaze gusa ariko sinkubahutse. Uraramuka ubajije ibibazo by'ububwa urajya mu muriro utazima. Ikibazo cya mbere kirabaza kiti umwana wawe Yesu Kristo ava mu isi yadusezeranyije ko agiye kutwubakira amazu meza tuzabamo aho mu ijuru. None kugeza ubu abantu babifashe nk'ikinyoma umwana wawe Yesu Kristo yaduteye. Mushingira kuki muvuga ko ari ibinyoma? Nuko yababwiye ko agiye mu ijuru azagaruka atazatinda, agasezeranya abantu bariho ko agiye mu ijuru kubaka amazu, yayasoza akagaruka akabatwara bakajya kwibera mu ijuru. None barinze bananguka bapfa bataramubona. Mwihangane, asigaye igihe gito. Aha n'abandi nuko wababwiraga. None imyaka 2026 irigoroye. Ndabona utangiye kuzana imico mibi, uramenye ntiwisange mu muriro utazima. Ni ukuri Mana kuri uyu munsi ndababaye. Nukomeza kuzana imico mibi y'uburakari, ndohereza marayika Gaburiyeli akujyane mu muriro utazima. Ibyo ntabwo byongera kubaho. Ahubwo ikindi kibazo Mana, ko wavuze ko twese turi abana bawe, kuki washyizeho abakire n'abakene? Aho usanga hari abantu gwizaho ibintu byinshi kugeza aho hari abantu bamena umuceri n'inyama ibindi bakabiha imbwa zabo, kandi hari abantu baburaye bakanabwirira. Mu gitabo cyanjye haranditse ngo uwubuze ubwenge ndamuta. Okay, noneho tugeze ku byo nkwisabira Mana. Warwanye n'umuvandimwe wawe Satani uramutsinda. Yego ni byiza. Ariko se akantu wakoze ko kumwohereza mu isi ni sawa? Nawe uzi ubugome bwe? Mwirwaneho nk'uko nirwanyeho mu ijuru, niyo mpamvu muri ku rugamba. Mana tuzi ko uri umunyembaraga, ngo kandi Satani mwararwanye mu ijuru ivumbi riratumuka, ngo kandi mwararwanye murahangana uza kumutsinda muri prolongation. Urabizi abantu turi abanyantege nke. Ubwo urumva icyo kintu tuzahangana nacyo? Nge ndumva kizadutsinda mu minota ya mbere. Bana banje mukomere mube maso kandi nzabatabara. Mana tebuka utabara amazi atararenga inkombe, kuko ibyaha biri gukorerwa mu isi birenze ukwemera. Ariko Mana hari ibindi njya nsoma mu gitabo cyawe, numva ngo umwana wawe Yesu Kristo yakushumuye Satani amumanukana ikuzimu, arangije amuzirika iminyururu. Ndagira ngo ngusabe wohereze Yesu Kristo yongeye asubire ikuzimu, acekinge neza arebe iminyururu kitajemo ingese. Kuko urebye ibyaha biri ku isi ushobora gusanga iminyururu yakiziritseho ku kaboko waracitse kikaba cyarakuyemo akaboko, kuko ibiri kubera ku isi biteye ubwoba. Mwihangane ndabatabara vuba kuko ndi umwami Imana. Ariko Mana hari ikintu kimwe njya nibaza, niba cya Satani warakiziritse kikaba kidutesha umutwe gutya, ubu gisetutse kigaca iminyururu hano ku isi byagenda gutya, buriya isi nticyayirimbura. Ariko Mana reka nkubaze akantu gato, buriya nujya ugira akantu k'ubwoba ko cya Satani gishobora guca iminyururu kikagusanga aho mu ijuru mukongera mugahangana?